Uwahoze ari umukunzi wa Kwizera Olivier yambitswe impeta. Uyu akaba yitwa Didi Love, umukobwa utagira uko asa, akaba yambitswe impeta n'umunyanigeriya. Bikaba binagaragara neza ko afite ikimero gihebuje ndetse anagaragara neza cyane, by'umwihariko ku basanzwe bamuzi bya hafi. Aka ari akanyujijeho na Kwizera Olivier, uyu akaba ari umuzamu w'ikipe ya Rayon Sports, cyane cyane ko iyi couple yigeze kumenyekana mu myaka yashize. Birababaza yewe binatera n'agahinda kubona uwahoze ari umukunzi wawe wihebeye ugaha umutima wawe wose, ndetse nawe akoreka ko atazaguhemukira muzabana ubuziraherezo. Birababaza cyane kubona yambaye impeta cyangwa se yambitswe impeta n'undi musore. Birababaza yewe binatera n'agahinda mwirengagije wenda ibyo mwanyuranyemo, cyangwa se mukaba munabizi neza ko mushobora kuba mwaranatandukanye, buri umwe yaragiye ukwe n'undi akagenda ukwe. Gusa iyo utereye akajisho ku nkuru nk'iyi ngiyi yabambikanye impeta kandi ubizi kumwe muri bo yageze gukundana nawe, uko biri kose amarangamutima y'urukundo ntiyabura, kandi n'ubundi niko abantu duteye mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Kwizera Olivier rero yamenyekanye akundana n'uyu mukobwa witwa Didi Love mu myaka myinshi ishize, cyane ko iyi couple yigeze kukanyuzaho mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa rimwe na rimwe iyo umubano w'abantu batageza ko bumvikanaho, hari igihe biba ngombwa ko bashobora kuba banatandukana kugira ngo wenda bitagomeza kuba nabi kurushaho. Kwizera Olivier magingo aya ngaya utaragaragaza umukunzi mushya, bimaze iminsi binugwanugwa ko nawe ari mu rukundo mu ibanga rikomeye cyane, cyane ko bivuga yuko afite umukunzi nubwo ataramugaragaza mu itangazamakuru. Mu kiganiro kimwe yigeze kugira n'igitangazamakuru kimwe mu Rwanda, yavuze yuko gifite igikomere cy'umukunzi we batandukanye. Ubwo binakekwa ko ari uyu nguyu n'ubundi Didi Love, kuko couple yabo yamenyekanye igihe kinini cyane mu gihugu cy'u Rwanda, gusa birangiye atariwe umwegukanye. Kenshi na kenshi hari igihe abantu bakundana, gusa Imana yo mu ijuru niyo ivuga ijambo rya nyuma ku rukundo rwabo. Rimwe na rimwe ukaba unabizi neza ko yewe mushobora no kuba muzabana ubuziraherezo, ndetse mwese rwose mudahabanye n'umutimanama yanyu ko muzabana mugatandukanywa n'urupfu, mudasiba gukurikirana Taifa Rwanda. Hano wisanze.